Muraho nshuti za televiziyo ya DKK TV Rwanda, televiziyo yo mu buryo bw'amajwi. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ngo Yesu aduhire twese namwe aho muherereye hose. Ndagarutse rero ku batari bamenyereye cyangwa se aribwo bwa mbere bafunguye iyi televiziyo mu buryo bw'amajwi bumvisha ibi biganiro. Nongeye kubasuhuza, ku mazina ni Gasigwa Balthazar. Ndongeye ndagarutse ku bw'ubuntu n'imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo, yongeye kwemera ko twongera guhurira hano ngo twige ijambo ry'Imana, kugira ngo buri muntu wese yunguke ubwenge kandi yitegure kugaruka kwa Yesu. Nongeye gusuhuza abanyarwanda mwese aho muherereye hose ku isi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ndabasuhuje muri East Africa mwese, mugiye muriyo mutandukanye, isi yose, Afurika, Uburayi, Amerika ndetse na Aziya. Nongeye kubaha ikaze ngo Yesu Kristo naduhe umugisha twese. Ndagarutse rero ku cyigisho kidasanzwe, mu by'ukuri ndavuga ngo ntigisanzwe kuko mu byatambutse byose nta na kimwe wabigereranya, nta na kimwe byahuza ubukana, kuko Imana yemeye ko cyongera kujya ku mugaragaro. Imana yemeye ko ukuri kwayo kudakomeza guhishwa, kudakomeza gupfukiranwa. Niyo mpamvu rero twongeye kuza ahangaha kugira ngo tukwerure ubwo Satani we ashaka kugupfukirana, ashaka kuguheza mu nguni, ashaka ko kugumamo, ariko ntazabishobora kuko nta nubwo n'ubundi azabibasha nk'uko kera yahoze akurwanya. Tugiye rero kwiga icyigisho gifite umutwe uvuze ngo, ndabanza mbabwire umutwe w'icyigisho kugira ngo ahari buri muntu wese atega amatwi kandi agira ishyaka ryo gukurikirana kuva dutangiye kugeza dusoje. Umutwe w'icyigisho uravuze ngo, imyaka 6,000 Satani yahawe gutegeka isi, birangiye Imana ishyize ukuri hanze, igihe yatangiriye n'igihe izarangirira. Amena. Ibi bintu mubitega amatwi, ndabifurije kunguka ubwenge, ndabifurije kugira ngo here kubaho gukereza ijambo ry'Imana, here kubaho kuninira ijwi ry'Imana riri kugenda riburira buri muntu wese utuye kuri iyi si, kugira ngo twitegure kugaruka kwa Yesu ku buryo uko twamutegereje aratwegeye kurusha uko twigeze tubivuga ngo Yesu araje. Kuri iyi tariki rero ya 15, 14, hafi aho ngaho, imwe igenda ishyira indi, iki cyigisho Satani yarakirwanyije, n'uyu mwanya tuvugana nabwo Satani arimo ku ntambara. Ntashaka ko kijya hanze, ntashaka ko hari umuntu wagitega amatwi, ashaka ngo bigume aho ngaho. Ariko musenge aho muri hose, nanjye ngiye gusenga mbere yuko tugitangira, kandi twagitangiye kugira ngo kize gusoza amahoro. Niyo mpamvu rero muri aka mwanya ibintu tugiye kuvuga birakomeye, mu byitondere. Ndagerageza kugenda gahoro cyangwa se navuga amagambo mu buryo bwihuse, kuko harimo imibare myinshi, harimo gutekereza kwinshi, harimo ubuhanuzi bwinshi. Niyo mpamvu rero ntarihuta kugira ngo hataza kugira umuntu ucikanwa, hataza kugira umuntu bicaho, ku buryo iki cyigisho ntago wacyumva rimwe gusa ngo umenye ibyacyo. Bisaba kucyumva birenze inshuro imwe, nk'uko nanjye kugitegura n'uko ngiye kukibagezaho nanjye byansabye igihe gihagije kugeza kuri iyi saa, kuri uyu munota wa nyuma. Niyo mpamvu rero buri muntu wese, waba uri umukristo, waba utari umukristo, waba wizera Imana, waba utayizera, ndakubwiye ngo witegure. Yesu Kristo agiye kugaruka, kandi ibyo byose murimo, ibyo byose turimo, aho twagiye twumva amajwi yo hirya no hino agenda akeresa ubuntu bw'Imana, ariko isaha tugiye kuyishyira ku mugaragaro. Imana yemeye ko isaha ijya ku mugaragaro. Ntago ngiye gushyiraho isaha yo kugaruka kwa Yesu cyangwa se umunsi, ariko Imana yo ntizigera ihisha ibyayo ku bana bayo. Ubwo ni ubundi buhanuzi. Niyo mpamvu rero tugiye gusenga
nitumara gusenga buri muntu wese yegere telefone ye cyangwa se imashini ye computer, aho waba uri kucyumvira hose, uburyo waba uri kucyumvamo kose, ibintu byose ufite ubirambike hasi, ibintu byose uri kumva mu matwi ubikubye ubihagarike, utega amatwi uyu muburo uheruka, kugira ngo here kubaho kuninira ijwi ry'Imana nk'uko nakunze kubivuga. Mureke rero buri muntu wese ahe Imana icyubahiro mu buryo bwiza, ni ugupfukama tugasenga kugira ngo twicishe bugufiya, haba mu mutima ndetse n'inyuma mu buryo bugaragara, kuko nibwo buryo Imana yahisemo abana bayo bazajya bayubaha bakicisha bugufiya, maze bagasenga, Imana ikumva icyo abana bayo barimo kugira bate, barimo gusaba, barimo kuvuga. Mureke rero aho buri muntu wese aherereye habeho kubaha Imana, maze twese dusenge. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Urakoze Data wera wo mu ijuru, wongeye kwemera ko iri jwi n'umuburo byongera gutambuka mu matwi y'abagaragu bawe, kugira ngo hatazabaho gutungurwa, kandi mu by'ukuri twaraburiwe. Niyo mpamvu rero aya magambo yose tugiye kwigira hamwe yere kuba imfabusa mu mitima yacu, mu matwi yacu, ahubwo agira umumaro kuri buri muntu wese ugiye gutega amatwi iki cyigisho, yaba uracyumva uyu munsi, yaba uzacyumva mu bihe bizakurikiraho. Reka izina ry'Imana rihabwe icyubahiro mu bihe byose. Reka rero buri muntu wese umuhe ubwenge, imbaraga y'umwuka wawe wera yiyoborere kuva dutangiye kugeza dushoje. Hashobora kubaho kwibeshya, atari uko nyamara aho washatse ko twibeshya, ahubwo ari kirogoya ya Satani. Reka buri kintu cyose cyaba inkomyi muri iki kiganiro ugikureho, maze ukuri kwawe kujye ahabona nk'uko wabishatse 100%, maze imitima y'ababoshywe na Satani n'ingoyi ya Satani ibohorerwe ku musaraba wawe, kongera kurangamira umusaraba wawe, kuko mu maraso yawe niho twese tubonera agakiza. Mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze, amena. Twongeye gushima Imana, twongeye guha Imana icyubahiro, kugira ngo buri muntu wese uteze amatwi iki cyigisho, buri muntu wese uri kuri channel ya DKK TV Rwanda, mu buryo bw'amajwi, kwihana no kubabarirwa ibyaha, buri muntu wese nashime Imana, kuko yemeye ko rwose ikinyoma, navuga ngo ni ikinyoma, kuko ababyigishaga kera ntago tuzi ikintu baba baragendeyeho, ntago tuzi ibihamya bifatika baba baragendeyeho, kugira ngo bemeze itorero ryo guhera mu mwaka w'1994. Uhereye aho ngaho ukazamuka, baba ari abakristo bagiye batandukanye bari mu madini atandukanye, baba abadivantiste, baba abadeperi, baba n'abapagani, bagize batya bashyiraho itariki yo kugaruka kwa Yesu y'irangira ry'imyaka 6,000 yagenewe Satani gutegeka isi, maze ubwami bw'Imana bukimikwa mu isi. Icyo kinyoma kirahwihwisa, kiramamara mu isi yose ko Yesu azagaruka mu mwaka w'2000, ariko mu by'ukuri ntago byabaye. Niyo mpamvu ntago twashishoje ngo turebe ese ibihamya twari dufite birafatika, ibyo twasomaga icyo gihe ese birafatika, byabaga bihuje n'ubutumwa bwera bwiza, byabaga bihuje n'ijambo ry'Imana kandi rihora ryera, ese basomye bagendeye kuki? Icyo gihe rero ntago Yesu Kristo yagarutse, ntago Yesu Kristo yari kuza, nyamara ibihe Satani yagenewe gutegeka isi bitararangira. Niyo mpamvu rero Imana yo ntibeshya, ahubwo habaho kwibeshya k'umwana w'umuntu, nk'uko William Mirere yabisobanuye akabyigisha ko Yesu azagaruka mu mwaka w'1844, bikarangira Yesu Kristo atagarutse. Icyo gihe Yesu Kristo ntiyagarutse, nyamara isi yose yari yamaze kwemera neza idashidikanya ko uwo mwaka ari wo Yesu Kristo agomba kugarukiramo, hagendewe ku myaka ya gihanuzi yari yabazwe ijyanye n'imyaka 2300. Aho naho turaza kuhanyura turebe mu by'ukuri
Niki ni irihe pfundo ryari rihari? Niki cyabujije Yesu Kristo kugaruka? Ariko umutwe w'icyigisho nongere ngusubiremo rimwe, uravuze ngo imyaka 600 Satani yahawe gutegeka isi, birangiye Imana ishyize ukuri hanze, igihe yatangiriye n'igihe izarangirira. Ikosa ni iringiri, abantu bavuze ko Yesu azagaruka mu mwaka w'2000 baturutse kuwuhe mwaka babara kugira ngo baze guhurizamo n'imyaka 600 bamenye ko yagombaga koko kuba irangiye mu mwaka w'2000. Ese uwo mwaka bawushyize mu bwenge, barawusoma, barangije barawemeza, cyangwa n'ubundi ni bya bindi by'ubwenge bwa kimuntu, ni bya bindi byo kwibwira mu bwenge bwa kimuntu, kandi umuntu aribeshya. Umuntu ni umuntu. Niyo mpamvu twese tugomba kuyoborwa n'ubuntu bw'Imana. Uyu munsi rero Imana yashyize ibihamya byose hafi ya byose ku mugaragaro. Reka mbabwire ko iki cyigisho kugira ngo gitambuke uyu munsi muri uku kwezi kwa 9 mu mwaka w'2022, reka mbabwire ko intambara ari nyinshi cyane. Iki cyigisho Satani yarakirwanyije kugeza magingo yangaya, kugeza iyi saha ndi kuvuga, iyi saha ndimo kuvuga. Satani ntago ashaka ko ukuri kujya hanze, ashaka ko ngo kugumye mu cyihisho, mu rwihisho, hazabeho gutungurana. Ariko Yesu Kristo aradukunda, Imana iradukunda, yongeye kugarura icyo bita gukangura itorero ry'Imana kugira ngo here kubaho gutungurwa nk'uko twabisezeraniwe. Niyo mpamvu rero tugiye gutangira. Hari ibibazo ushobora kwibaza, ese uwo mwaka by'ukuri turaheraho tubara imyaka 600 yagenewe Satani ni uwuhe? Ese ni igihe gihamya kigaragaza koko ko ari ukuri, ko tutaribeshya nk'uko abandi bibeshya? Imana twasenze ngo yiyoborere ikiganiro, ba hafi, tega amatwi. Nitumara kumenya itangiro ry'uwo mwaka, turahita tubona neza iherezo ry'imyaka 600. Nk'uko William Mirere yamenye itangiro ry'imyaka 2300 ubwo Yerusalemu yari kongera gusanwa. Niryo tegeko ryari ryatanzwe mu buhanuzi rivuga ngo ubwo Yerusalemu izongera gusanwa hazaca imyaka 2300, nirangira ku musozo wayo hazabaho icyo bita kweza ubuturo bwera. Ikibazo kivuka ahangaha kwa William Mirere. Ubuhanuzi yabwirije bwari bwo 100%, ariko hazaho kwibeshya kwa kimuntu, ntibamenye kweza ubuturo bwera icyo ari cyo. Turaza kubireba neza aho Imana ijya ibikira ukuri abantu bari imbere, kandi ikababikira ibintu byose, intwaro zose zizabafasha kwigobotora. Reka rero twere gutinda, turaza kubigeraho byinshi, n'ibindi bibazo byinshi uragenda wibaza turaza guhita tubigeraho. Nguhaye ikaze haba kuri YouTube channel, uraza kunyuraho kuko iyi televiziyo mu buryo bw'amajwi ikorera ku murongo mugari wa interinete. Kuri Facebook wakwandikamo Gasigwa Balthazar, kuri YouTube wakwandikamo The KK TV Rwanda ka ebyiri ta nava noneho ukongeraho Rwanda. No kuri Telegram wajyaho, hari icyo wageraho ukandikamo n'ubundi rimwe muri ayo mazina nkubwiye. Ibi byigisho byinshi cyane bigenda bitambuka bica ahangaha kuri iyi televiziyo urabisangaho ku bw'ubuntu bw'Imana. Satani ahanyurira asenya itorero ry'Imana, asenya ukuri. N'abana b'Imana niho tuzanyurira tukubaka kandi tugushyira ku mugaragaro. Nidutinda, hari ingingo z'ingenzi tugiye gutanga, tugiye kuvuga kugira ngo tuze kuzifashisha tuvuga dusobanura, cyangwa se dusobanura mu buryo burambuye iki cyigisho. Nyuma y'ikinyoma cyo mu mwaka w'2000, abakristo benshi bari bazi ko Yesu aragaruka. Ubu kuri kuramenyekanye ku bijyanye no kubara imyaka 600 yagenewe Satani. Ahangaha mubanza mubisobanukirwe neza. Tugiye gufata iminsi 6 y'irema, niturangiza tuyihuze neza n'ubutegetsi Satani yanyaze Adamu muri Edeni. Ubwo Adamu yamaraga gucumura, yaramaze gusuzugura Uwiteka, ubutware yahawe n'Uwiteka akabwegurira Satani. Satani rero buriya butegetsi bwari bwahawe Adamu
muri iriya minsi itandatu y'irema. N'ubundi Satani yahise abutwara, ahita agira umuntu umucakara, maze Imana yemerera Satani kuyobora cyangwa se kugira ikiremwa muntu cyangwa se icyaha. Imana yemera ko icyaha kimara mu isi imyaka 600 ihuye n'iriya minsi itandatu yari yagenewe Adamu, ibihe byose ari kubaho muri Edeni byo kujya agira icyo akora. Ku munsi wa karindwi hakazaho atansiyo, kuko umunsi wa karindwi wa sabato ntago mu byo Adamu yari yahawe warimo, ndetse n'ibyo Satani yanyaze Adamu ntago uriya munsi wa karindwi urimo. Niyo mpamvu Satani yahawe imyaka 600, turaza kubihuza, ariko uriya wa karindwi ntago yagombaga kuwukozaho cyangwa se kuwemererwa kugira ngo azawutegeke nawe. Turaza guhita tubireba hano hasi. Nyuma yo kwibeshya kwa William Mirere mu mwaka w'1844, bitiranyije ubuturo bwera, bitiranyije kweza ubuturo bwera bwo mu isi nko kweza isi. Kwa William Mirere nabo baribeshye, barangije twabivuze, baravuga ngo Yesu Kristo azagaruka mu mwaka w'1044, ariko ibintu bavugaga byari byo, ariko ntibasobanuye neza kweza ubuturo bwera bwo mu isi icyo ari cyo. Ahangaha mu byitondere, basobanuye kweza ubuturo bwera ko bihwanye nuko Yesu Kristo azagaruka mu isi, yarangiza akeza isi ayejesheje umuriro, agashyiraho ubwami bushya, aribwo bwami bw'iteka ryose bwo mu ijuru budahanguka. Ariko si byari byo, ahubwo hari igishushanyo cy'ubuturo bwera mu isi cyerekana ibibera mu ijuru, byari bihuye neza na ya gahunda yari yashyizweho n'Imana uhereye ubwo Adamu yacumuraga. Nta yindi ni gahunda yo gutamba ibitambo. Niyo mpamvu rero iriya gahunda yari yagenewe abantu bose batuye mu isi, uhereye kuri Adamu ukagenda ukamanuka kugeza ubwo Yesu Kristo waje gupfira mu isi, aricyo gitambo kimwe ntasimburwa cyagombaga guhita gikuraho, gihagarika iyo mihango yose, maze iyi gahunda y'ibitambo yarangiza ikarangiza manda igakurwaho. Naho rero bibeshyeye bazi ko Yesu Kristo areza ubuturo bwera, bazi ko ari iyi si, ariko ntago byari byo, kuko ubuturo bwera bwabaga bugizwe n'ibyumba bibiri. Icyumba cy'ahera, aho abantu bazanaga ibitambo byabo bakabishyira abatambyi, barangiza bakabatambira kuwiteka, amaraso yavuye, uzanye igitambo akacyisogotera, noneho umutambyi agafata amaraso akayasiga aho yabaga byarateganyirijwe, noneho Imana yarangiza ikabababarira ibyaha byose byabo bakoze. Icyo ni icyumba cya mbere cy'ahera, ndasobanuraho gakeya kuko ntabwo ari wo mugambi. Noneho ariko nabyo ni byiza. Noneho hari ikindi cyumba cy'ahera cyane, icyo ngicyo cyo umutambyi yakijyagamo, yinjiragamo rimwe gusa mu mwaka, yarangiza agafata ya maraso yose y'ibitambo byatambwe mu mezi yose yatambutse, yarangiza akayinjiraniramo rimwe muri cya cyumba cy'ahera cyane, yarangiza agahongerera umunyabyaha. Byabaga rimwe gusa mu mwaka ugiye kurangira. Uko byagendaga rero ni uku nguku, yarabanzaga akiyeza we ku giti cye nk'umuntu ugiye kwinjira ahera, nk'umuntu ugiye kuvugana n'Imana. Iyo yajyagamo atiyejeje yagwagayo. Niyo mpamvu iyo yinjiragamo bafataga inzogera, barangiza bakayimwambika ahantu runaka, yaza kwinjiramo babona atinze, nta wundi muntu wo hanze utatoranyijwe wabaga wemeye kwinjira muri icyo cyumba ngo akureho umwenda wari ukingirije ahera cyane ngo ahengereze marebe, yagombaga guhita apfa. Byari bibujijwe kureba mu cyumba cy'ahera cyane. Niyo mpamvu iyo babonaga atinze gusohoka, bamenyaga ko yapfuye cyangwa se yaguyeyo, kubera ko yabaga yagiyeyo atiyejeje. Iyo bakururaga wa mugozi uriho inzogera, bakumva hari ibimenyetso yakoraga, bagahita bamenya ko akiri muzima, bagategereza ko asohoka. Ariko nawe iyo yasohokaga ari muzima,
ubwo yabaga yemewe n'Imana ndetse n'ibitambo yajyanye byemewe. Ikibazo cyavukaga cyari gisigaye ku muntu wese wabaga yakeresheje ubutumwa bwiza, yabaga yakeresheje gahunda y'ibitambo, utabihaye agaciro. Nk'uko aka mwanya harimo abantu benshi batari guha agaciro imiburo iri gutangwa, harimo abantu benshi bari kumva ibintu biri kubaho bakabifata nk'ibisanzwe, bakavuga ngo n'ubundi niko byahoze. Abo bose bari kuvuga ni bya bindi by'abadivantisite, birarambiranye muri iyi si. Wereye kuva kera abadivantisite bagiye bavuga ibintu ntibibeho, dore baraturambiye, nimubareke bavuge babuze ibyo bakora. Icyo gihe rero byagendaga bite? Umuntu wese wakeresheje gahunda y'ibitambo, iyo umutambyi yasohokaga akagira amahirwe agasohokaremo ari muzima, umuntu wese utasigaye asenga mu mutima ngo Imana imubabarire ibyaha bye byose yakoze, ngo ihe umugisha cya gitambo cye yatambye, bya bitambo bye yatambye, yahitaga afatwa n'ibisebe, yahitaga afatwa n'ibibembe. Ni ibibembe, ariko n'ubundi ntaho bitaniye, kuko n'ubundi bishobora kuba n'ubundi byanaruta n'ibisebe. Kandi umuntu wabaga amaze gufatwa n'ibibembe yahitaga yoherwa, yahitaga akurwa mu bandi, yahitaga akurwa muri sosiyete y'Abayuda kugira ngo atanduza abandi. Yabaga abaye ruvumwa, gicibwa, nuko akagenda agahabwa akato, akaba ahantu ha wenyine rwose, nawe akumva uburemere bw'icyaha. Niyo mpamvu rero uwo murimo wose wakorerwaga mu buturo bwera bwo mu isi byari byaravuye mu ijuru, cyari igishushanyo cy'ibibera mu ijuru. Niyo mpamvu rero iriya myaka 2300 William Mirere yarayibaze, ndetse binahuriramo n'ubuhanuzi burasora mu mwaka w'1844. Yesu koko yejeje ubuturo bwera nk'uko William Mirere yarigishije ubutumwa. Ikosa ryari kuba Kristo na William Mirere batari barasobanukiwe icyo kweza ubuturo bwera icyo ari cyo. Yesu Kristo yavuye muri cya cyumba cy'ahera, ubwo ni mu ijuru, arangije yinjira mu cyumba cy'ahera cyane mu buturo bwera n'ubundi bwo mu ijuru. Ubwo rero ubuhanuzi bwasuye mu mwaka w'1844. Ntago rero William Mirere yabwirije ikinyoma nk'uko benshi babifashe, cyangwa se bazabifata ku bagiye bagenda basoma. Mumenye ukuri, ubuhanuzi bwa William Mirere bwasuye neza, ahubwo ikosa ni William Mirere n'abizeye batamenye, batasobanukiwe n'icyo bita kweza ubuturo bwera icyo ari cyo bwo mu isi, kuko hahari n'igishushanyo cy'ubwo mu ijuru. Yesu Kristo rero ikintu ari gukora ahera cyane, n'ubundi naho gitandukaniye n'icyo wa mutambyi wo mu isi yakoraga. Mu bihuze byose birangana. Yesu Kristo ntituzi imyaka azamara mu cyumba cy'ahera cyane, ariko tuzi neza yuko igihe azasohokeramo ibyago 7 by'imperuka bizahita byisuka ku isi kimwe kimwe. Ziriya nzabya ndwi nibwo zizahita zisuka mu isi, zisimbura n'igihe wa mutambyi yabaga asohotse mu cyumba cy'ahera cyane, umurebye umukubise amaso wese utarihannye by'ukuri agahita arwara ibibembe. Nicyo kimenyetso nyakuri rero kigaragara ko ubuhanuzi bwasoye, kandi umwenda wari ukingirije ahera cyane ho mu buturo bwera bwo mu isi, ikimenyetso simusiga cy'uko igitambo kimwe gihoraho gisimbura ibindi byose cyari kibonetse. N'ubundi wahise utanyuka, ariko watanyutse ubwo Yesu Kristo yapfiraga ku musaraba. Ariko gahunda y'ibitambo irangira neza mu mwaka w'1844, ubwo buri muntu wese utuye mu isi nta kuvangura ubwoko ubwo ari bwo bwose, ibara iryo ari ryo ryose, bagombaga guhurira ku maraso ya Yesu, bagombaga guhurira ku musaraba, umwe ku giti cye, barangiza bagasaba imbabazi ku giti cyabo. Buri muntu wese akagenda akivuganira n'Imana ye n'ibyo yakoze, maze akababarirwa ku giti cye. Niyo mpamvu ubu ngubu imyaka twagezemo agakiza n'aka muntu ku giti cye, nta wundi agomba
kugakesha. Ibi ngibi ndabisobanuye nubwo matinze, ariko ni byiza cyane kandi bihesha umugisha ku muntu uwo ari we wese ubitega amatwi. Twifashishije kalendari William Mirere yakoresheje abara imyaka 2300, ntabwo imyaka 6000 yarangiye mu mwaka w'2000 nk'uko abenshi bamaze igihe babyizera. Mwitonde, kalendari ababaze bavuga ko Yesu Kristo azagaruka mu mwaka w'2000 bakoresheje iyihe kalendari? Ese bahereye muhe mwaka babara? Aha niho hari urujijo, turarukuraho uyu munsi rero. Ntujye kure, tugiye gukuraho urujijo kubera ko Imana yabyemeye. Kalendari William Mirere yifashishije kalendari y'Abagiriki, ubwo ni imbere yo kuvuka kwa Yesu, kuko iriya myaka 2300 ibarwa hahereye mu gihe cya Yerusalemu, ubwo ni imbere y'uko Yesu avuka, igakomeza ikamanuka ikagera na nyuma y'uko Yesu Kristo avukira mu isi. Niyo mpamvu hifashishijwe kalendari y'Abagereki, turamanuka tugera kuri kalendari y'Abaromani, bihura n'ubuhanuzi yarahinduwe kuko ni Imana, byo n'ubundi bwari ubuhanuzi. Muri Daniel hatwereka ko hari umwami wari kuzaduka mu isi uzigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Iyi kalendari rero yarayihinduye mu mwaka wa 313 hasaga, kuko mbere kalendari y'Abagiriki mu mwaka wa Gyaruzi, umwaka wari uhwanye n'iminsi 360. Mutega amatwi neza cyane. Noneho Abaromani kubera guhindura ibihe bari kongeramo bari kwita iminsi amazina n'ibiki byose, bahindura isabato, barangije umwaka barabihuriramo, umwaka ukajya uhwana n'iminsi 365 hafi aho. Ariko ntabwo ibyo turabitindaho. Ushobora guhita wibaza ngo ese Yesu Kristo yavutse mu mwaka wa kangahe? Abahanga b'isi nta n'umwe wemeza itariki nyayo, kiretse n'ubundi babandi bakuje ikinyoma mu isi cy'uko Yesu yavutse ku itariki 12/25 mu mbabare z'ukwa 12 buri mwaka. Ubwo muri uwo mwaka nyine bagize umwaka bemeza, ariko keretse uvumbuye inyandiko wenda hari yaba yaranditswe igashyirwaho umukono na Mariya na Yosefu, kuko Yesu avuka nibo bari bazi banga, nibo bari bahari, ntihazagire undi muntu ubeshya. Kubera ko Imana yarebaga ibintu bizaba mu isi, ikabona abantu bazayitirira bakayihuza n'ibigirwamana byadutse, ngo bashyireho umunsi mukuru wa anniversaire cyangwa se w'ivuka ry'umwana w'Imana. Imana ibona ko kumenyesha itariki abatuye isi igihe Yesu by'ukuri yavukiye bitari ngombwa, irangije irabyihorera. Ariko nubwo bitari ngombwa, imyaka yamaze ku isi irazwi, n'igihe yabatirijwe kirazwi, n'igihe yakuriyeho icyaha cyari kuzarimbura umuntu by'iteka ryose, uwo mwaka urazwi, ndetse n'igihe icyaha cyatangiriye mu isi, uwo mwaka nitumara kuza kuwubona turahita tubona neza igihe iriya myaka 6000 tugomba guheraho tuyibara, bityo tumenye n'igihe igomba gusoreza. Niyo mpamvu rero benshi bemeza ko Yesu yavutse hagati y'umwaka wa 3 ubwo ni ukuvuga ngo hagati yo gukuramo muri 3 mbere y'uko Yesu avuka, no mu gihe cya Yesu batangiye kubara 1. Abandi bakavuga bati Yesu yavutse muri 1, abandi ngo yavutse muri 0. Hoya, nta mwaka wa 0 ubaho. Ariko ukuri kugiye kujya hanze, ntujye kure. Imana nakubwiye ko yemeye ko iki cyigisho gitegurwa mu ntambara ikomeye cyane. Nanjye sinzi ukuntu byangendekeraga, gahunda zanjye zose zigahagarara, inyungu zisanzwe mu gushaka amafaranga, mu gushaka ibitunga ubuzima, nkayoberwa ikintu kizitambitse imbere. Ariko nkumva umutima umpata ngo genda ukore ubushakashatsi, genda usesengure, ukore imibare, dore ndaguha ibihamya byose bishoboka kugira ngo ushyire ukuri ahagaragara, maze ugushaka agira ate akumve. Intambara rero
nanyuzemo ni nyinshi, izo ndi kunyuramo ni nyinshi. Uwakwereka wowe izo ugiye kunyuramo ukuntu zingana, ugiye gutega amatwi iki cyigisho, warangiza kumva ukumva ngo dore kandi ibyo nangaga ni ibi ngibi, hariya somye ni hehe ko ntabasha kuhabona, ko biriya ntabyizera, ntabwo nizera isabato, sinizera amategeko y'Imana, niyo mpamvu biriya nanjye bitandeba. Ibyo ngibyo birakureba, icyo nzi cyo umurimo Imana ishaka gukorwa urakorwa, kandi n'abataha ijuru ntirizabura abaryo. Niyo mpamvu rero iyo mibare yose igoranye, ubwo busesenguzi bwose abantu bataha agaciro, Imana yemeye ko tubigeraho maze tubibwira n'abandi. Ubuhanuzi bwerekana ko bitazaba ngombwa ko ubutumwa bwa marayika wa gatatu buhabwa itariki cyangwa se hashyirwaho itariki ntarengwa ngo abantu babone kwizera. Ariko Imana Imana mwitonde, ariko Imana ntishaka ko ikinyoma cyo mu mwaka w'ibihumbi 2000 kiguma mu mitwe y'abantu. Ntabwo Imana ishaka ko abantu bagumya gupfukiranwa n'ikinyoma cyadutse ahagana muri za 98 bivuye hasi nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, kuko itorero ryazamutse aho ngaho uhereye mu bihe bibi u Rwanda rwanyuzemo, ryazamukanye ubutumwa bukomeye buremereye, bahita banashyiraho n'itariki yo kugaruka kwa Yesu bagendeye mu buhanuzi bw'imyaka 6,000 Satani yari yaragenewe kuyobora isi. Ariko rero ntabwo Imana ishaka ko Yesu Kristo agaruka, ntabwo Yesu Kristo ashaka ko azatunguka ku bicu abantu tukizera ko imyaka 6,000 yarangiye mu mwaka w'ibihumbi 2000, ko iyi myaka yose irengaho nyuma y'umwaka w'ibihumbi 2000 ari inyongezo. Oya, ntabwo ubwami bwa Satani bwigeze buhabwa inyongezo. Nk'uko iminsi 6 y'irema ingana, ni nako ubutware bwe bugomba kuzangana, nk'uko yanyaze ubutware Adamu. Ubwo butware yanyaze Adamu ni nabwo n'ubundi azakoresha, noneho igihe cye cyagera ku musozo, itorero ry'Imana rikaruhukira mu buruhukiro Imana yariteganyije. Turabisoma neza cyane ku buryo urabyumva, kandi Imana igufashe ubiha agaciro. Usibye abantu ndetse n'abamarayika na Yesu ubwe ngo uwo munsi ntawuzi, ntiyawumenya. Ariko habura gato ngo Yesu agaruke, abana b'Imana bazabwirwa isaha nyayo yo kugaruka kwa Yesu Kristo, kuko nta Imana izakora itabanje kuburira ubwoko bwayo. Si iby'agaciro, ni iby'agaciro. Imana iradukunda. Ubuhanuzi bugaragaza ko Yesu Kristo ubwe nawe atazi umunsi wo kugaruka kwe. Yewe n'abamarayika uwo munsi ntibawuzi, umunsi uzi na Data wa twese uri mu ijuru wenyine. Ariko nk'uko twabivuze, nta Imana izahisha ubwoko bwayo. N'ubuhanuzi buboneka muri Bibiliya nini ku murongo ndawubabwira, ndetse mujya muri komanteri hasi, komenti, abateze amatwi DKK TV Rwanda kuri YouTube no kuri Facebook, mwandike ubutumwa bugufi, munyibutse, mumbwire neza, muhe abantu baduteze amatwi uwo murongo uvuga ngo nta kintu Yesu Kristo azajya gukora atabanje kubwira intore ze, atabanje kuburira ubwoko bwe. Ngewe aha ngaha ndimo kwihuta kugira ngo hataza kugira ibintu biburizwamo by'ingenzi. Dore icyigisho nyamukuru ni ugusesengura iyi imyaka, tukamenya itangiriro n'iherezo ryayo. Imana rero ibaha umugisha kubw'uko mukomeje kwihangana, kandi mukaba muri guha agaciro uyu muburo Imana iri kubagezaho binyujije mu ijwi ry'umugaragu wayo. Byumvikane ko tutagiye gushyiraho itariki yo kugaruka kwa Yesu, ahubwo tugiye kugaragaza ukuri ku itangira n'iherezo ry'imyaka 6,000 yagenewe Satani gutegeka isi. Ni icyo ngicyo rwose tugamije, nta kindi. Ntihagire umuntu ujya kure, ntihagire umuntu ufata ubwenge bwe ngo abushyushye bimuvangavange. Oya, ni icyo ngicyo ahanini cyatumye iki cyigisho kigira gite, kijya hanze. Abemeye kugendera mu mucyo w'Imana bazahabwa undi mwinshi
ubafasha kwitegura igihe cy'akaga. Nk'uko twagiye tubibona, itorero ry'Imana, urugendo rw'itorero ry'Imana, Imana izaririnda kuva rwatangira mu isi kugeza rushoje, kugeza itorero ry'Imana ryinjiye aho ryateguriwe, nta handi ni mu bwami bw'Imana, rihabwa icyo ryasezeraniwe. Bivuze ngo Imana izahereza imbaraga zose abizera kugira ngo bitegure kwinjira mu gihe cy'akaga. Niyo mpamvu rero Imana itakwemera ko ubwoko bwayo butungurwa aka kageni. Cyabikoze uri mu mwijima wazatungurwa, ariko ushaka kuyoborwa n'ukuri azagumya n'ubundi kugenda yambaye ukuri, amurikiwe n'ubundi na kwa kuri. Niyo mpamvu harimo abazamera nka wa mugani w'abakobwa 10. Rero ntago ibyo ngibyo twebwe dushaka ko abantu bahera mu rungabangabo, ahubwo dore ukuri nguko. Ukuri si ngombwa ko gushyigikirwa n'abantu benshi ngo kubone kwitwa ukuri. Amena. Niyo waba uri umuntu umwe mu isi, Yesu Kristo uyoboye ukuri ashaka kuyobora ukaguhagararira, uzahabwa umugisha kandi uzitwa itorero ry'Imana, kandi uzahabwa icyo ryasezeraniwe mu izina rya Yesu. Ntago ukuri kuba ukuri ngo nuko kwashyigikiwe n'abantu bize amashuri menshi, abantu bazi indimi nyinshi ku isi, abantu basomye ibitabo byinshi, abantu bakize, abantu bafite amadiplome aremereye. Oya, ntabwo icyo ngicyo ari cyo gituma ukuri kwitwa ukuri. Ahubwo ukuri kuba ukuri igihe guhuje n'ijambo ry'Imana, maze Imana yarangiza ikabiha umugisha ikavuga iti dore nguko ukuri nashakaga ko abantu banjye bagira bate bamenya. Ubwenge bw'isi twarabumenye aho bushingiye ni ku kinyoma, buyobowe n'ikinyoma. Waba warize amashuri ahambaye, waba utarize uri n'umuswa, icyo nzi cyo ubwenge bwo mu mashuri bwamaze kumenyekana ko ntacyo bwamarira umunyabyaha. Ahubwo ubwenge twese dukeneye ni ubw'iki? Ni ubuva mu ijuru n'ubutangwa n'ijuru. Ubwami bwa Satani ku isi ntibwigeze buhabwa imyaka y'inyongezo nk'uko twari tumaze igihe tubyizera. Nari nabisobanuye ngo umwaka wo guhera ngo nyuma y'umwaka w'ibihumbi 2000 ngo indi myaka yose irenzeho ngo ni inyongezo. Abantu bakure mu Badivantiste sinabarenganya, ntago nabarenganya, kuko nabo babyirutse ibyo bakuru babo, ibyo abasaza base babigishije, ababyeyi babo bigishije, ari byo bagenderamo. Rero ntago wabarenganya, kuko aho ukuze, ibyo ukuze wizera wiringira, n'ubundi ni ibyo ngibyo, keretse iyo habayeho ubuntu bw'Imana, hakabaho imbabazi z'Imana ikakwishurira, yarangiza ikakwereka ibikwiriye muri icyo gihe nyacyo. Imana ibishaka ko ukuri kwayo kujya ahagaragara. Kuva kera Imana yagiye izigamira abayubaha imbaraga zo gushikama ku masezerano. Turabyumvise neza twese. Kuva kera Imana yagiye izigamira abayubaha imbaraga zo gushikama ku masezerano, kugira ngo itorero ry'Imana rikanguke, ryere kugumya mu bitotsi. Dore isi tugezemo itandukanye n'isi yashize, imyaka tugezemo itandukanye n'imyaka yatambutse. Tugeze mu gihe gikomeye cyane, mwitonde, ibihe biratandukanye cyane. Niyo mpamvu Imana ntishaka ko abana bayo bagumya mu bitotsi. Ibitotsi byica, bitotsi ni bibi. Niyo mpamvu rero twongeye gukangurwa n'uyu muburo uheruka ugaragaza intangiro y'imyaka 6000 ubwami bwa Satani ndetse n'iherezo ryayo. Umuntu wese uri kwiga ijambo ry'Imana, agasenga, agakora ibyo Yesu Kristo amutegeka, ntazatungurwa no kugaruka kwa Yesu Kristo. Ntago turaba umwijima, ahubwo turaba umucyo. Rero umuntu uri mu mucyo ntatungurwa, abona ikintu kikiri kure. Ku manywa ushobora kureba mu birometero 500, nubwo utahita umenya ngo ikiriyo ni iki ngiki gifite iri bara, kandi hari ubwo wabimenya, ariko uba wabibonye bikiri kure. Ariko mu mwijima ndakubwiza ukuri, wa mwijima ukomeye cyane, wa mwijima utabasha kureba ikiri muri milimetero 1 cyangwa se 2 imbere yawe, uwo nguwo niwe Imana ishaka kudukuramo mu izina rya Yesu Kristo.
ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha nibwo butumwa bwa marayika wa gatatu butumye Imana yishurira abatuye isi yose iki kintu, kuko aribwo butumwa isi yose izaboneramo imbabazi ku babwemeye. Amena. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu harimo n'abatabuzi. Ibintu birakomeye. Ubu harimo abantu batazi ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu ni ubuhe, akaba azi ngo ni ubutumwa burinda abantu gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, ahubwo bakakira icy'Imana. Kamubaza ati ikimenyetso cy'inyamaswa cyo se bimeze bite? Ubu butumwa nta bundi, ni ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Nibwo butumwa buhagarika cyangwa se buburira abantu kudashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, ahubwo bagakangurirwa gushyirwaho ikimenyetso cyande cy'Imana ihoraho iteka yaremye ijuru n'isi. Nibwo butumwa rero buri muntu wese asabwa kwizera, buri muntu wese aho agomba kujya imbere ya Yesu Kristo ku musaraba. Aribwo butumwa bwatangiye mu mwaka w'1844, nubwo abamarayika batatu bose bagomba kuvuga kandi bakarangurura, ariko by'umwihariko marayika wa gatatu ubuzanya gushyirwaho ikimenyetso cya Satani cya ya nyamaswa. N'ubwo butumwa nicyo gihe bwatangiriye, ariyo mpamvu buriya mu mirere yakoze umurimo ukomeye cyane wo gutangiza itorero ry'Imana mu gihe giheruka, ariryo torero ry'Ilawodikiya. Mu buhanuzi tumenyereye ko iyo tubara ibihe hari aho umunsi uhwana n'umwaka, sibyo? Cyangwa se umunsi ugahwana n'imyaka igihumbi. Turabisanga mu rwa kabiri rwa Petero ibice 3 umurongo waho wa kangahe? Wa 8. Ahangaho ndahita amasoma kugira ngo ntaza kuhibagirwa. Biramfasha cyane. Dusome mu rwa kabiri rwa Petero ibice 3 umurongo waho wa 3. Niho ndasoma rwa kabiri rwa Petero. Ni urwandiko Pawulo yandikiye Petero ibice 3 umurongo waho wa kangahe? Wa 3. Mubanze kumenya iki? Yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo. Ndataruka kuko hari igihamya ashaka twatangiye. Twinjiye mu gice cya kabiri, aho tugiye kwinjira noneho kubasomera ibihamya bifatika, buri muntu wese nawe akagenda akabara ya myaka. Noneho mutega amatwi birushijeho, ubwenge bwanyu buhugukire kumva. Tugeze mu bihamya, kandi ibihamya ni ikintu gikomeye cyane. Ni urwa kabiri rwa Petero ibice 3 umurongo wa 8. Ariko bakundwa, ijambo rimwe ntirikabasobe yuko ku Mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Amena. 9. Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza ko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Amena cyane. Hari abantu benshi bavuga ngo Imana ijya itinze isezerano ryayo, nk'uko twabivuze ngo Yesu Kristo ngo yatinze kugaruka, ngo ahora abeshya abantu. Hoya, ni umuntu ubeshya, ni umuntu wibeshya. Ntabwo Imana igira ite ibeshya. Imana ishaka ko hatagira n'umuntu n'umwe urimbuka. Niyo mpamvu aka kamwanya ijwi ritambutse kugira ngo wumve ukuri, bigufashe kwitegura kugaruka kwa Yesu, bityo bikangura intekerezo zawe. Usoma ubuhanuzi urebe ibintu byabaye mu mwaka w'1844. Hihannye abantu benshi, ariko nubwo byaje kurangira bagasubira inyuma, ariko bari bihannye. Bamwe batangira kwanga icyaha, nubwo bamwe babyanze byo kwiyerurutsa, bwo gutinya guhanwa, bwo gutinya igitsure cy'Imana ko izabahana. Ariko habaye kwihana, abantu icyaha kiragabanuka, imbaraga za Satani ziba zicitsemo, abantu bongera kugarura intekerezo hafi, batangira kwiga uko bakubaha Imana. Rero isi igeze ahantu hakomeye. Kugeza ubu Imana iri gushaka kongera gukangura abantu bayo binyuriye mu kugira gute? Mu kwitegura kwakira Umwami Yesu Kristo. Umunsi umwe rero
tumaze gusoma ko ushobora guhana umunsi umwe ushobora guhana n'imyaka ingahe? 1000. Icyo gihamya kiri muri Bibiliya kandi Imana yagihaye umugisha, kandi natwe tugomba kugira gute? Kucyizera koko ko ari ukuri. Ibi rero birahura na ya minsi 6 y'irema, turabihuza neza cyane. Mu buhanuzi hari aho tubara ko umunsi umwe uhwanye n'umwaka umwe. Nibyo byifashishijwe ubwo William Mirere yabaraga imyaka 2300. We yabibaze ahuje umunsi wa gihanuzi abihuza n'umwaka wa gihanuzi. Uyu munsi twebwe rero iriya myaka 6000 yagenewe na Satani, tugiye kubara umunsi wa gihanuzi tubaremo imyaka 1000 irahura na ya myaka 6000 yagenewe Satani kuba ategeka isi, kuba ari akoroniza ikiremwa muntu. Nyuma yaho kuri wa munsi wa 7 w'irema ari we wa Sabato, Imana izacyura itorero ryayo, kuko uwo munsi wa 7 ntugomba gutangira itorero ry'Imana rikiri mu bucakara bwa Satani. Uwo munsi wa 7 uraza guhura neza na wa mwaka wa nyuma, ari wo mwaka w'ibihumbi, wuzuza 7,000, ariko 7,000 ntibizuzura itorero ry'Imana rikiri ku isi. Ariyo mpamvu nababwiye ngo tugiye kubibara neza, kandi Imana iraduha umugisha twese hamwe. Tugendeye ku gihamya cyo mu ntambara ikomeye cy'uko isi ya Satani yahawe kumara imyaka 6,000, bihita bihura neza n'iminsi 6 y'irema, ubwo Imana yeguriraga ubutware Adamu bwo kuyobora isi yose, ariko anahabwa amabwiriza y'ibyo azajya akora mu minsi 6, ariko uwa 7 akawuruhuka. Uwa 7 akagira ate? Akawuruhuka. Ntago Adamu mu byo yahawe, ntago umunsi wa 7 urimo. Yahawe uburenganzira ku minsi 6 azajya akora imirimo ashaka, kwaba ari uguhinga, kwaba ari ukubagarira imbuto, kwaba ari ukujya kwita izindi nyamaswa, ari ugusura imisozi itandukanye. Ariko ku wa 7 ahabwa isezerano rivuga ngo, n'itegeko rivuga ngo ujye uwuruhuka, usabane n'ijuru, wumve urukundo rw'Imana. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa 7 mu byo Satani yanyaze Adamu, ntabwo uyu munsi wa 7 urimo. Ahubwo Satani yanyaze Adamu iyi minsi 6 y'akazi ihuye n'iminsi 6 y'irema. Imana nawe yakozemo akazi, yarangiza ikayiraga Adamu, nawe akazajya aba ari yakoramo akazi. Iyi minsi 6 rero niyo Satani yanyaze Adamu ubwo bari bakimara gucumura, bakimara kugomera Imana mu murima wa Edeni, barya ku itunda ryabuzanyijwe. Iyi minsi 6 rero Satani yanyaze Adamu, niyo yagombaga guhita itangiza ubutware bwa Satani cyangwa se ubwami bwa Satani mu isi. Imyaka 6,000 ari gukoroneza umuntu, kuko umuntu yari yemeye gutoranya undi muyobozi. Nyuma yo kugomera Imana, Adamu yihitiyemo ko agomba kuyoborwa na Satani. Rero ubu bucakara Adamu n'abazamukomoka bose bagombaga kubumaramo imyaka 6,000 bari gukoronizwa na Satani. Noneho wa munsi wa 7 wajya gutangira, ari wo munsi w'irema Imana yaruhutsemo, ntabwo uri mu minsi y'irema, ahubwo ni umwe usoza iminsi 6 y'irema Imana nawe yaruhutse, wajya kugera umuntu akongera agakurwa mu bucakara, akabaturwa mu bucakara, mu bukoroni bwa Satani. Uyu munsi wa 7 rero niwo munsi wa Sabato. Niyo mpamvu mu gihe cyose imyaka 6,000 izaba yuzuye yagenewe Satani, ihura na ya minsi 6 Adamu yari yahawe gukora, nirangira ubwo ubwami bw'Imana buzahita bwimikwa, itorero ry'Imana rizahita rijyanwa aharyo kuruhuka, nk'uko wa munsi wa 7 n'ubundi wageraga muri Edeni bakaruhuka. Turabihuza n'ubuhanuzi buboneka mu byahishuwe, twagiye mu bihamya. Mbere yuko tujya mu byahishuwe, mureke dusome
mu Itangiriro igice cyaho cya mbere. Mbere yuko tujya mu byahishuwe, tujye dusome mu Itangiriro igice cyaho cya mbere n'ubundi umurongo waho wa mbere. Niho turahera kugira ngo mubyumve neza. Nta muntu n'umwe nshaka ko acikanwa, keretse urabishaka ku giti cye, urabishaka ku giti cye aracikanwa, ariko Imana utega amatwi, ibi bintu ni iby'agaciro kandi birakomeye. Niyo mpamvu rero iyi mibare myinshi turi gukoresha irimo aha ngaha, imibare ya gihanuzi yo kubara iminsi n'imyaka, bisaba kubyitondera. Reka dusome Itangiriro. Ni igitabo cyanditswe na Mose mumwibuke, yanditse ibitabo 5 bigera muri 5, ariko ibi bitabo bitwereka amateka akomeye cyane y'urugendo rw'Abisiraheli uhereye mu bucakara muri Egiputa kugeza bwinjiye mu gihugu cy'isezerano cy'i Kanani. Reka twumve twere gutinda aha ngaho. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Umucyo yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. 4. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. 5. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa kangahe? Wa mbere. Aleluya. Ubwo ahangaha ndi kugira ngo mbereke iminsi 6 y'irema Imana yayikozemo iki. Umunsi utangira igihe izuba rirenze, ukongera kurangira ku munsi w'ejo nanone igihe rirenze hatangiye undi wa kabiri. Gihamya cya mbere kigaragaza ngo umunsi wa mbere ibikorwa by'irema by'uwo munsi byari byagenwe kuri uwo munsi birangiye, buragoroba burira buracya. Uwo ni umunsi wa kangahe? Wa mbere. Ibi bikorwa byarabaye birakomeza. Iminsi 6 irangiye y'irema, Imana iraruhuka, birangirira aho ngaho. Uwo murage yawuhaye Adamu. Imaze kuwuha Adamu awugenderaho. Awugendeyeho icyaha kimaze kuza mu isi, Satani ahita awufata mu biganza bye. Amaze kuwushyira mu biganza bye, yagombaga kuwurekura. Bigenze bite? Ni ku ruhare rw'Imana yonyine gusa. Nibyo tugiye kureba rero. Ibihamya tugiye kubitanga. Tugiye guhera ku gihamya gikomeye cyane. Mutega amatwi kandi muyafungure neza, n'ubwenge bukore neza mu bitekereze. Niho hari urufunguzo rw'iyi myaka, rw'ukuntu turabara iyi myaka 6,000 kuva itangiye kugeza ishoje. Urufunguzo turugezeho, ndabisubiramo. Rufungura uko turabara imyaka 6,000 yagenewe Satani ayoboye isi mu mwijima kugeza irangiye. Igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, ntabwo ndababwira paje kuko zishobora kudahura, ariko ni ku cyigisho cyitwa ngo ibigeragezo. Ubu hari umuntu wateze amatwi iki cyigisho, akaba amaze kumva ngo ngiye gusoma igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, agahita acika intege, akiruhutsa, akavuga ngo abo ni babadive. Imana iragufasha, Imana ikube hafi, were gukeresa umucyo w'Imana. Reka nkubwize ukuri, iki gitabo cyanditswe n'umuntu wari uyobowe n'imbaraga y'Imana, kandi nababwiye ko ukuri kugira ngo kuba ukuri atari ngombwa ko isi yose igushyigikira. Uyu mudamu witwa Elina White, bamwe bamwita Madamu White, uyu yakoze ibikorwa bikomeye cyane, kandi umusaruro Imana yari imutezeho yagize ate? Yarawugaragaje. Niwe wanditse igitabo cy'intambara ikomeye. Hari ibihamya turasangamo. Niwe yavuze amateka akomeye cyane, avuga neza iby'urugendo rw'ubwoko bw'Imana mu isi kugeza ku iherezo ryabyo. Wowe rero niba utemera uyu muhanuzi,
nta ubwo na Eliya nturamwemera, niba unamwemera ntumwemera by'ukuri, na ba Yohani nturazemera, na ba Petero, kuko ntacyo batandukaniyeho n'uyu nguyu Ellen White yaje yunga mu byo intumwa z'Imana zari zarabanjije. Mbere y'uko rero wowe uhunga kino cyigisho ngo nuko wumvishe ko tugiye gusoma ibihamya, ukumva tugiye mu bitabo by'umuhanuzi ushobora kuba utemera, ubisengere, ubanze ubisengere, Imana igufashe wongere ugaruke mu murongo mwiza. Igihamya gifungura neza ni aha ngaha tugiye kugisanga. Uwifuzwa ibihe byose, ntabwo ndababwira paje cyabikoze icyigisho cyitwa ngo ibigeragezo, kugira ngo buri muntu wese agende afungure icyo cyigisho, narangiza agisome cyose. Wowe ntabwo uragicamo, ariko kuko njye shaka ibihamya, ndashaka no gutinda kugira ngo iby'ingenzi ntabibabwira, uraza kugisoma witonze kiriya cyigisho kirangize, urabonamo ubundi buhanga n'ubundi bwenge n'undi mucyo usumbyeho kurusha uwo nakubwiye, kandi biragufasha. Ariko ngende gushaka iki? Igihamya. Ngende gushaka igihamya. Mureke rero dusome igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Reka duhere aha ngaha twumve. Satani yifashisha icyaha cya Adamu kugira ngo ahamye ko amategeko y'Imana agize ate? Amategeko y'Imana adakiranuka, kandi ko nta wayasoza ngo ayitondere. Murabyumvise neza cyane ngo Satani yifashisha icyaha cya Adamu ngo kugira ngo agaragaze ko nta muntu wakwitondera amategeko y'Imana ngo abishobore. Kristo yambaye umubiri wa kimuntu yagombaga gukuraho igicumuro cya Adamu. Amena. Ibi yarabikoze rwose. Kandi ubwo Adamu yabaga isibaniro ry'imyambi y'umushukanyi, yari ataragatsindwa n'icyaha. Adamu yari afite imbaraga za kimuntu zisanzwe muri we, harimo imbaraga z'umubiri n'iz'ubwenge. Yari agoswe n'ubwiza bwa Edeni, mu byumve, kandi agasabana n'ibiremwa byo mu ijuru. Bagiye kubigereranya rero, bafashe Adamu wari ukomeye, wari ugifite umubiri muzima, umubiri uzira inenge, uzira indwara, ubwenge bwuzuye neza, utaramugara, agoswe n'ubwiza bwa Edeni, ubwiza bw'ijuru, Imana y'ubwayo ihari. Arangije ngo agomera Imana, arangije atsindwa na Satani ku kigeragezo yari ahuye nacyo. Noneho ibi bagiye kubigereranya na Yesu Kristo ubwo yazaga mu isi, aje gukuraho cya kindi cyatsinze Adamu. Noneho babigereranye n'igihe isi yari imaze, ariko Imana, Yesu Kristo arihangana aragitsinda. Aho umuntu yari yaragoswe n'indwara, kirimbuzi, ubwenge bwarasubiye inyuma, atagitekereza neza, yarariye nabi, ariko Imana yambara umubiri w'uwo muntu wababajwe ubwo buryo bwose, irangije ikuraho ikigeragezo. Mureke mbibasomere mwiyumvire. Yesu w'igihe yinjiraga mu butayu guhangana na Satani, ntabwo yari ameze atyo rwose, ntabwo yari afite ubudahangarwa nk'ubwo Adamu yari agifite ari muri Edeni. Nicyo bisobanuye. Mu myaka 4,000 yose, imbaraga z'umubiri n'iz'ubwenge kimwe n'imbaraga zo kwitegeka by'umuntu byari byaragiye bigabanuka, kandi Kristo yari yambaye ubusembwa bw'umuntu wahenebereye. Nabisobanuye. Ariko Imana, reka ahangaha kuri iri jambo, ubwenge bwawe uko bwaba bungana kose, ikigero buriho cyose, imibare waba uzi, iyo uzi yose, waba uzi kubara waba utazi kubara, senga ngo ubwenge bwawe, yaba imitsi tumva usenge noneho yumve, bwaba umva ya mitsi yose y'ubwonko yacitse usenge wongere igaruke ku mfatiro. Ibyo uri gutekereza nabi, senga byongere bigaruke mu murongo nyawo. Nushaka uba ufunze uzacyumve ejo, cyangwa se uzongere ugisubiremo ucyumve ejo, wongere ugende utire ibitabo bisome. Usomye iki gihamya kiranga kivuga ngo mu myaka 4,000 yose,
imbaraga z'umubiri n'iz'ubwenge kimwe n'imbaraga zo kwitegeka by'umuntu byari byaragiye bigabanuka, kandi Kristo yari yambaye ubusembwa bw'umuntu wahenebereye. Ni muri ubwo buryo bwonyine yashoboraga gucungura umuntu akamuvana mu buhanya bwamwokamye. Amena. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ntabwo mwashima Imana bakristo bene data? Imana Yesu Kristo aza mu isi atangira urugendo rwo gukuraho icyari cyatsinze Adamu. Ni ukuvuga ngo Adamu wa kabiri atsinda Satani mu butayu. Hari hashize imyaka ibihumbi bingahe yemwe? Bavuze ngo ni imyaka ibihumbi bingahe? Nimusubiremo numve ko mubyumvise neza, ngo ni imyaka ibihumbi 4. Iki gihamya nicyo gihamya gifite purusa zigera muri 80%. Kishe abantu, kiyobera abantu barisirisimba, umwijima uratugotagota, ariko Imana yari ikibikiye itorero riheruka rizabwiriza ubutumwa bwa marayika wa gatatu, bw'abamarayika batatu mu ijwi rirenga. Itorero rizakangurwa mu gihe nk'iki, muri uyu mwaka nk'uyu, n'indi miki igiye gukurikiraho. Dore ngiki nguru urufunguzo nababwiraga rugiye kudufasha gufungura imibare yose ya ikiremwa muntu uhereye mu gihe cy'umwaka w'1844 batigeze bamenya. Uyu mubare sinjye ushyizemo nonaha, sinjye wanditsemo nonaha. Yemwe iki gitabo imyaka kimaze ni myinshi, uwacyanditse ntakiriho, kandi yacyanditse ayobowe n'imbaraga y'Umwuka Wera. Wowe uraza gusoma iki gitabo, iyi mibare, iyi myaka ntuyibonemo, uze kubimbaza, ubimbaze ati byagenze bite, wowe ubikuye hehe? Mureka twikomereze. Urufunguzo rugize rute? Rurabonetse. Imana ihabwe icyubahiro. Ubu rero noneho tugiye kwinjira mu mibare. Imibare yise yoroha. Bibaye nka kwa kundi babwira umwana ngo rimwe ukuyemo rimwe ni kangahe, kuruta uko wamubwira ngo ni kangahe nakuramo rimwe nkabona 0. Ashobora kuba atarize ko rimwe riba atazi n'ukuntu ryitwa, ariko ubu ngubu imibare igize ite? Iroroshye. Rero gucungurwa kwacu kwahereye aho kurimbuka kwacu kwatangiriye. Amena. Uwifuzwa ibihe byose turacyahasoma. Icyigisho cyitwa ngo ibigeragezo turacyahasoma. Yesu Kristo yaje gukuraho icyaha, ariko baratubwiye ngo aho gutsindwa kw'ikiremwa muntu kwari kwatangiriye, niho gucungurwa kw'ikiremwa muntu n'ubundi kwagombaga kugira gute? Guhera. Yemwe abateze amatwi iki cyigisho, ubwenge bwanyu mubwerekeje ku Mana. Imana yiteguye kubafasha. Reka tugende noneho tumanuke hasi gakeya turebe. Yesu yabatijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 27, ahita yitwa Mesiya, bisobanuye ngo uwasizwe. Nibwo yaratangiye umurimo. Imyaka 27 yari amaze, ntago ijuru ryari ramubara ko yatangiye akazi, yatangiye umurimo. Ijuru ryaritegereze ko agwiza imbaraga n'imyaka y'ubukure, ndetse n'uko ubuhanuzi bugera ku kadomo, akabona akitwa Mesiya, yarangiza akajya ku kazi agatangira umurimo. Igihamya cya kabiri, twinjiye mu mibare. Yesu yabatijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 27, ahita yitwa Mesiya, uwasizwe. Ari nabwo yahitaga yerekeza mu butayu, aho yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Mu gihe twiyo tumaze kubatizwa, duhita tujya mu gihe cyo kwinezeza mu birori by'ubukwe, kurya no kunywa, batetse neza, benze neza. Atansiyo bakristo, nshuti z'Imana, hano murabyumvise neza. Yesu amaze kubatizwa, kuko urugamba yari atangiye, yari aruzi, kandi akiri mu ijuru yari azi ibimusaba byose bimuzanye mu isi. Ese twebwe iyo tubatijwe tumaze gutanga ubuhamya,
tuvuga tuti ntangiye urugendo rushya, nari meze ntya gutya na gutya, rero abona kure gutya na gutya mu mbabarire, ubu mbaye mushya n'Imana imbabarire rwose, ubu ngubu ntangiye akazi, ntangiye urugendo rwerekera muri Yerusalemu nshya. Ibyo ngibyo turabikora cyangwa duhitira mu byumba hateguwe neza h'ibirori, tukajya kunywa, tukajya kurya. Ariko ubyumve neza, Yesu yambaye imyambaro idashamaje akiva muri Yorodani, ahita yinjira mu butayu, amarayo iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Bisobanuye neza ko yari atangiye umubabaro. Umukristo wese iyo amaze kubatizwa akiva muri Yorodani, amaze gutanga ubuhamya, abatangiye umubabaro, abatangiye inzira y'umusaraba, yerekeza ku musaraba, aho agomba kubonera imbabazi, aho agomba kwejeshwa n'amaraso ya Yesu. Nta handi rero urwo rugendo agomba kurutangira kandi akarugendamo kugeza ageze ku musaraba, akababarirwa, yamara kubabarirwa agahabwa intwaro zose zimufasha kunesha, gutsinda Satani, maze Yesu Kristo akazasanga ari mu nzira nyayo kandi ashikamye, yaranesheje umwanzi. Aha rero mubyitondere, imibare yafungutse nshuti mwene data, imibare yamaze koroha. Tumaze kubona ko Yesu yabatijwe mu mwaka wa kangahe? Mu bisubiremo numve, mu mwaka wa 27 nibwo Yesu yagize ati, nibwo yabatijwe. Kalendari turi kwifashisha ni kalendari n'ubundi ijuru ryifashishije binyuriye mu mbaraga z'abahanuzi n'abagaragu b'Imana. N'ubundi iyo kalendari nabo barayifashishije babara ibihe bya gihanuzi. Iyo rero natwe niyo tugiye kwifashisha, niyo turi kwifashisha ndetse ubu ngubu, kuko ushobora kwibaza ibibazo bitandukanye, ukajya kure, ugapfukirana umucyo w'Imana yashatse kumenya, ukavuga uti nk'urugero ngiye gutanga, nko mu gihugu cya Etiyopiya ubu ngubu bageze mu mwaka wa 2015, mu gihe abandi bageze mu mwaka wa 2022. Ubu hari ibihugu ushobora kugenda ugasanga kuri kalendari yabo bageze mu mwaka w'1900. Ibyo washyiraho byose, ese kalendari z'isi zihura zite? Imana iri mu ijuru iyoboye ubutware bwo mu isi, nubwo yabaye bweguriye Satani, ariko hari ibyo Satani atakora Imana itabyemeye. Niyo mpamvu kalendari turi kwifashisha n'ijuru naryo iyo ribara ibihe riyemera ko abagaragu bayo ariyo bagira bate bifashisha, kuko ibihamya twabisomye bigaragaza neza ko iyi kalendari yifashishijwe n'abo mu bihe bitandukanye kandi bari bayobowe n'umwuka w'Imana. Mureke dusome kino gihamya dusanze mu ntambara ikomeye, tujye gusanga mu ntambara ikomeye harimo abantu batemera ko Yesu yabatijwe mu mwaka wa 27. Abo rero tugiye kuborohereza, tubahereze igihamya kizabayobora ku kuri, kikabeza, cyarangiza kikabatera imbaraga n'umwete wo kugira gute, wo kubaha Imana. Twagiye mu ntambara ikomeye, paje 295. Reka dusome twumve. Kwemera uwo mwanzuro kwari uguhakana ibyari byarasesenguwe mbere byerekeye ibihe by'ubuhanuzi. Yego, hariho akadomo. Bari barabonye, reka nsubiremo gatoya. Kwemera uwo mwanzuro kwari uguhakana ibyari byarasesenguwe mbere byerekeye ibihe by'ubuhanuzi. Nahereye hagati, wowe usomwere hejuru, kuko ngende gushaka ibihamya simusiga. Imana yashatse ko bijya hanze. Hepfo, bari barabonye ko iminsi 2300 yatangiraga igihe itegeko ryo gusana no kubaka Yerusalemu ryashyirwagaho na Balthazar, nari nabivuze, rigashyirwa mu bikorwa mu muhindo w'umwaka wa 457 mbere ya Kristo. Hafashwe ko icyari cyo gihe cy'itangiriro nta kwihenda kwaba kwarabaye ku byavuzwe byagaragajwe mu busobanuro bw'icyo gihe kivugwa muri Daniyeli.
ni ukuvuga ngo nabo rwose barabyemeje bavuga ko umwaka w'itangiro barabaramo iriya myaka cyangwa se iriya minsi 2300 nta wundi ari uriya, kuko bari bamaze kubona igihamya kigira gite gifatika. Ibyumweru 69 ariyo myaka 483 ibanza yo mu myaka 2300 nibyo byagombaga kugera kuri Mesiya. Ubwo bivuze ngo amaze kubatizwa nibwo yagize gute yiswe Mesiya. Twabivuze uwasizwe, uwahawe n'umugisha n'imbaraga y'ijuru na se. Kandi umubatizo wa Kristo ndetse no gusigwa na Mwuka Wera ni mu mwaka wa 27 n'aka. Ubwo nabisobanuye nyuma ka Kristo, nyuma ya Kristo. Kristo wujuje imyaka 27 yahise abatizwa. Maze kubatizwa yitwa uwasizwe, atangira urugendo rushya, atangira urugamba rushya rwo kubohora umuntu wari uri ku ngoyi y'icyaha, ari mu bubata bwande bwa Satani. Iminsi rero, imyaka, imibare yacu yamaze koroha ubu ngubu rwose, turi hafi kuyifungura neza. Noneho buri muntu wese akagenda akabara atuje, yarangiza agasenga mu cyumba cye yiherereye, akavuga ati Mana urakoze kumpishurira ibintu byose nyuma y'igihe kirekire cyari gishize, urakoze, hari icyo ushakaho. Nanjye rero Imana yankoresheje kandi nababwiye imbaraga byasabye, mbabwira igihe byasabye, mbabwira intambara byanyuzemo niyo biri kunyuramo ubu nubwo kitararangira. Musenge. Satani ntabishaka, ntashaka ko kigera ku musozo, ariko Imana igomye kungotesha abamarika bayo kigere ku musozo, kuko nzi neza ko Imana ariyo ibiyoboye. Ibihamya birabonetse, nshigaje gusoma ikindi kimwe. Ese uwagisomera rimwe narangiza nkabisobanura hatabayeho kugenda mbivangitiranya. Reka ngisomere rimwe. Igihamya kindi ngiye kubasomera ni igihamya cyemeza ko, ku bantu bashidikanya cyangwa se batemera ukuri, ni igihamya cyemeza ko Satani, ubwami bwa Satani mu isi cyangwa se ubukorone bw'ikiremwa muntu mu isi, ubwo yarakimara kumvira Satani akemera ubuyobozi bwa Satani, Imana yabigeneye imyaka 6,000. Ni ukuvuga ngo ntabwo turabara duhereye mu ijuru, ahubwo turabara duhereye igihe Adamu yemereraga ko ubuyobozi bwe bujya mu biganza bya Satani. Ni igihe yemeraga kurya kuri rya tunda. Ibi rero nibyo tugiye kureba neza noneho, kuko imibare yamaze koroha. Iyi myaka niyo Imana hano yavuze ngo ni isi ya Satani izamara imyaka 6,000 ku mwaka w'umusozo w'6,000 twinjira mu bihumbi 7,000, aricyo kinyagihumbi cya 7. Itorero ry'Imana rigomba kujya hehe? Mu bwami byateganyijwe. Icyo gihamya nacyo ndakibaha mu byahishuwe. Reka tubanze dusome iki ngiki. Intambara ikomeye kuri paje 368. Icyigisho cyitwa ngo imitego ya Satani, igice cya 32. Intambara ikomeye hagati ya Kristo na Satani ikaba imaze hafi imyaka 6,000. Amatwi yawe yasengere niba tumva neza ibi bintu abyumve kandi abiha agaciro. Nsubiremo rimwe. Intambara ikomeye hagati ya Kristo na Satani ikaba imaze hafi imyaka 6,000. Igiye kurangira bidatinze. Amena. Vuga ngo urakoze Data wera. Kandi uwo mugome yakajije umurego cyane kugira ngo adindize umurimo Kristo akorera abantu, maze anangirisha imitima yabo imitego ye. Icyo agambiriye kugeraho ni uguheza abantu mu mwijima no kubanangira imitima, kugeza igihe Umukiza arangiza umurimo we w'ubuhuza, maze ntihabe hakiriho igitambo cy'ibyaha. Ibi nabisobanuye. Umurimo hita ubihuza n'umurimo wakorerwaga mu buturo bwera bwo mu isi bugifite umumaro. Noneho niba iri gukorerwa mu buturo bwera bwo mu ijuru, umutambyi mukuru dusigaranye ni Yesu Kristo wenyine. Niwe uri guhongera abanyabyaha batuye mu isi bose akoresheje amaraso ye ku giti cye bwite, kuko aricyo gitambo gihoraho kandi kibatura umunyabyaha mu byaha byose. Nava ku ntebe y'imbabazi rero,
Satani mwumvishe ko yakajije imbaraga ngo kugira ngo Yesu Kristo azahaguruke hahera cyane. Noneho Satani ahita akura ibikarito ku maso y'abantu yadukingirije, avuga ati noneho dore agakiza ndakakurekure, genda wihane narakubeshyaga, dore icyaha n'ikibi gituma Imana irakara izanatumara, noneho genda ushaka ubugingo, genda ukorera Imana. Uwo ni Satani. Imbaraga ze ngo yazikubye inshuro zirenga 10 ngo kugira ngo aburizemo umurimo Kristo ari gukorera abantu mu buturo bwera bwo mu ijuru, muri cya cyumba cyahera cyane. Ese ibi ngibi wari ubizi? Niyo mpamvu mu gihe cy'ibyago 7 by'imperuka abantu bazagira inzara n'inyota yo kumva ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha bahoze banga ubu ngubu, kugira ngo barebe ko Imana yabababarira. Izo mbaraga batagize ubu bazaba bazikuye hehe? Nta handi bazaba bazikuye, ni ku mubabaro w'ibyago 7 by'imperuka bizaba biri gucucuma isi, binyagira isi. Abantu bazanga ubutunzi bakoreye mu myaka n'imyaniko ishize, kuko aribwo bwatumye bagomera Imana, butuma babura akanya ko gukorera Imana. Ubwo butunzi rero buzabatera kurimbuka. Satani avuga ati kuko azaba azi ko Yesu Kristo yavuye ku ntebe yahera cyane, nta mbabazi zikiri mu isi, abwira abantu ati noneho nimugende, njye nta juru ntanga, mugende mukorere Imana, kuko Imana irafuha, yanga icyaha, kandi turi hafi kurimbuka. Niho abantu bazasorerwaho n'ubuhanuzi buboneka muri Amose uvuga ngo nuko ndongera mbona inkumi nziza, abasore beza bazenguruka bava ku nyanja bajya ku yindi, bava mu mashyamba bajya ku yandi. Nta kindi bisobanura, kuva ku nyanja ujya ku yindi, kuva ahatuwe ujya ahadatuwe, kuva ku mugabane ujya ku wundi, kuva mu gihugu ujya ku kindi. Uri guhiga iki? Ntabwo uri guhiga amafaranga nk'uko wabigenzaga, ahubwo uri gushaka umuntu wakubwira ngo ihane, dore kwihana ni gutya bigenda, dore ni gutya wakora, Imana ikakubabarira, ukubaha Imana, Imana ikakwandika mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo ntibizaba bigize bite? Bigishoboka. Reka rero nere gutinda aho hantu, ahubwo mite noneho ngaruka mu mibare, tunayisoza ku buryo buri muntu wese arahita agenda akabyibarira ku giti cye, kandi noneho byoroshye. Yesu yabatijwe mu mwaka wa 27, twabibonye. Noneho amaze kubatizwa mu mwaka wa 27, igihamya kiboneka mu wifuzwa ibihe byose kitwereka ko Yesu yinjira mu butayu ubwo yari afite imyaka 27. Hari hashize indi myaka Yesu Kristo ataravukira mu isi, icyaha kigifite imbaraga, icyaha kikiyoboye ikiremwa muntu. Ariko Yesu Kristo akimara kubatizwa yinjiye mu butayu ngo hari hashize imyaka 4,000. Genda wongere usome hari haruguru neza cyane, icyigisho cyitwa ibigeragezo, ukirangize cyose shuti. Ni ukuvuga ngo mu mwaka wa 27 Yohana Umubatiza yibiza Imana cyangwa se Yesu muri Yorodani mu mazi akamubatiza. Imyaka 4,000 yari ishyizweho akadomo ngo pa, iruzuye. Mwumve mutega amatwi, mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere, mu matariki ya mbere, mu mwaka wa kangahe? Mu mwaka wa 27, Yesu Kristo yahise ajya ku kazi, ajya mu butayu guhangana na Satani. Nibwo imyaka 4,000 yari igeze ite? Yari irangiye. Imibare Imana yemeye ko tuyivuga dushize amanga. Uhereye Adamu yumvira Satani, akarya ku itunda ryabuzanyijwe, yarangiza akagabira Satani ubutware bwe yari yahawe n'Imana, akamugabirira iminsi 6 y'akazi yari yahawe gukoramo ibyo ashaka, yarangiza akemererwa kuyoborwa na Satani, ukamanuka ukagera Yesu Kristo abatizwa ajya mu butayu guhanganamo na Satani. Mwibuke ikigeragezo cya mbere Yesu yahuye nacyo ni ikinda
Satani yamutegeye kunda, reba kumara iminsi 40, amajoro 40 utarya utanywa. Satani amuhinguka imbere, ugenda ubisome neza, ntago ngenda hatinda, urebe kuntu Yesu Kristo yari arimo kugenda agwa, agatera intambwe akagwa, kubera iki? Yashonje. Satani aramwegera ngo noneho se niba uri umwana w'Imana, ntiwahinduriramo iri buye umugati, umutsima ukarya. Bihura neza neza na cyagiye yari afashe itunda ahereza Eva ngo kikira wakira uryeho, maze wunguke ubwenge, uzamera nk'Imana, dore gupfa ntuzapfa, Imana yarababeshye. Birahura neza neza. Noneho Kristo arangije ahagarara ashikamye, atsinda Satani ku kigeragezo cya mbere yarahuye nacyo, ndetse icyo kunda kimutegera kunda nk'icyari cyatsinze Adamu mbere muri Edeni. Icyo gihe hari hashize imyaka 4,000. Reka mbisubiremo, uhereye ubwo Adamu yacumuraga muri uwo mwaka, muri uko kwezi, ukageza Adamu wa kabiri wari Yesu Kristo ahakanira Satani guhindura ibuye umutsima, akamutsinda, n'ibindi 2 byakurikiye akamutsinda, watoka Satani igenda. Hari hashize imyaka 4,000. Uwifuzwe byose hatubwiye ngo nuko rero icyo gihe Adamu wa kabiri atsinda Satani, anesha icyaha, nibwo gukizwa kwacu kwari kuzuye, kwari kubonetse. Uhereye aho gutsindwa kwacu kwari kwatangiriye. Amena. Abantu benshi rero babibaze uko bishakira, ntago ari byo. Ongera usenge noneho imibare uyibare neza. Abadivantiste hari aho usanga ku nyandiko zabo baragiye barabahereye ngo mu gukuramo 4,000, ngo niho batangire babara imyaka 6,000, mu gukuramo 4,004, gukuramo 4,002, nk'uko byari bisanzwe babaze bamanuka bajya hasi. Noneho bahereye aho ngaho barabara, basanga imyaka 6,000 izuzura mu mwaka w'2,000. Habaho kwibeshya. Bamaze kubara basanga ko Yesu avukira mu isi hari hashize imyaka 4,000. Ubwo barabara Yesu akimara kubatizwa, bahita babona ko isi yujuje imyaka 4,027. Cyari ikinyoma. Ahubwo imyaka 4,000 uhereye ubwo Adamu yacumuraga yuzuye mu mwaka wa 27. Yesu amaze kubatizwa, ahawe izina rishya, yinjiye mu butayu kunesha Satani. Aleluya. Mu izina rya Yesu, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, urakoze cyane kongera kutubambaturira uku kuri mu gihe kirekire cyari gishize abantu bataguha agaciro. Ndagushimye mwami Yesu, urakoze. Reka rero imibare yamaze koroha. Shuti bene data, mwateze iki cyigisho kuri iyi televiziyo ya DKK TV Rwanda mu buryo bw'amajwi. Reka mbashimire, mbahe ikaze, n'ibindi byigisho biraza gukurikiraho mu minsi iraza, kuko turi gukora nk'uko Satani ari gukora ubudasiba. Natwe Imana nishaka ko tuba abimbura mumaro, ntacyo dukora, kandi benshi bagiye kurimbuka kubw'uko nta kuri bazi. Ariko ukuri uwo kugeraho, atangire ibihe bishya byo gusenga, atangire ibihe bishya byo gukora. Twarebye dusanga ko gukora, kwiga ijambo ry'Imana no gusenga ari byo bigaragaza umuntu ugize ute, uri maso, ari byo bigaragaza umuntu utegereje kugaruka kwa Yesu ntasubirwaho, kandi Imana koko igira ite, yemera. Umujinya Satani yagize ubwo yatungurwaga no kubona, reka mbisubiremo neza rwose, ntabwo ibingibi byabyumvikanye neza. Umujinya Satani yagize ubwo yatungurwaga no kubona Imana yigize umuntu, Satani nibwo yemeye neza urukundo ruhebuje Imana ikunda umuntu. Rero uwo mujinya ubu Satani yawukubye inshuro nyinshi zishoboka. Iki kintu kiratangaje, ngo Satani yari azi ko yanyaze ubutware Adamu igihe cyose, iteka ryose. Ngo Satani yari azi ko ubwami bw'isi azabuyobora iteka ryose.
ngo Satani yari azi ko atsinze ubwo yari amaze gucumuza umuntu, ariko ngo nawe mu bintu byamutunguye atazigera yibagirwa ngo ni ukubona Imana yigira umuntu. Ngo Satani yabonye urwo rukundo ngo nawe ubwe ruramurenga, ngo noneho ngo urugamba ngo ntiyaruharura abadayimoni cyangwa se ba bamarayika bamufasha be bacumuye, ngo ahubwo aba ari we uba umugaba mukuru w'ingabo ze, ngo kugira ngo barwanye Yesu Kristo wari uje kuri misiyo ikomeye cyane yo gucungura umuntu. Niyo mpamvu mu butayu ntiyigeze yohereza undi mudayimoni cyangwa undi mufasha. Satani we ubwe ku giti cye yigiriyeyo, aravuga ati nishobora Yesu Kristo ndabanesheje burundu. Kandi koko byari byo. Iyo Yesu aza gukora agakosa gato akemera kumvira rimwe mu mabwiriza ari guhabwa na Satani, umuntu yari kuba umucakara wa Satani ibihe bidashira, ibihe by'iteka ryose. Umuntu yari kuba ahenebereye by'iteka ryose, akaba munsi y'ububata bwa Satani iteka ryose. Ariko nimuvuge ngo Mana warakoze kuko watuboneye iki? Agakiza. Satani ntiyari azi uriya mugambi igihe byatwaye Imana iwutegura wo kuzacungura umuntu, ntiyari abizi. We yaje yishimye avuze ngo ngo umuntu naramushoboye, ngo n'ubundi ngo umuntu wambaye ngo umubiri w'umuntu ngiye ntiyashobora. Satani arirata ariregura, ariko yiyibagiza ko iriya ni misiyo yari iremereye cyane. Reba imyaka 4,000 yose yari ishize, iriya misiyo yarateguwe na mbere yuko iyo myaka ibaho, uteranyeho noneho n'indi yashize, kuko ni misiyo yateguwe mbere yuko umuntu agira ate aremwa. Ntago rero ari misiyo Satani yari kwitambika ngo ashobore, ariko ni urukundo rw'Imana. Imana yahanyuranye umucyo, Yesu yahanyuranye umucyo atugarurira iki? Agakiza. Buri muntu wese navuge ngo amena, warakoze mwami, warakoze mucunguzi wacu. Niyo mpamvu rero uyu mujinya Satani yagize iki gihe ari kuwusuka ku itorero, ngo ibintu byose yifashishije atsinda arwanya umuntu, arwanya abagaragu b'Imana mu gihe cyashize, ngo azabiteranyiriza hamwe arwanya itorero ry'Imana mu gihe giheruka. Nta kindi rero ni iki ngiki. Ibyo uri guhura nabyo, ibyo uri kunyuramo, ntushidikanye ni bya bihe byahanuwe by'uko Satani azakuba imbaraga ze inshuro zishoboka zirenze n'iz'umubare yihaye, kugira ngo anyaga abantu benshi, atware abantu benshi ubugingo bazarimbukane, kuko we nta yindi nyungu afite. Rero ngaho nimugire umwete wo kwihana no kureka ibyaha, kuko Yesu aje kujyana itorero. Mbisubire mu bwa nyuma, kwihana nyakuri ni ukureka icyaha. Kubabarirwa ibyaha ni ugusenga, kandi kwihana ni impano y'Imana, kandi Imana nta muntu iyo mpano itigeze iyiha, usibye ko twe tuzikoresha nabi. Niyo mpamvu ahubwo iyo mpano tugomba kuyisengera, tukayishyurirwa neza, tugahabwa n'ubwenge bwo kuyikoresha no kuyigenderamo, tukababarirwa ibyaha byacu bya kera byakozwe bigatwikirwa, tukagendera mu murongo mushya, atari uwo kwiyobora kuko twe twayoba, atari uwo kwirwanirira kuko twe twatsindwa, ahubwo tugende twegere uwatsinze Satani by'iteka ryose, natwe adutsindire mu izina rya Data twese uri mu ijuru. Turashoje. Ese hari icyo nibagiwe? Mana, niba hari icyo nibagiwe cyahesha abantu umugisha, cyatuma abantu bahumuka, cyatuma itoro ryawe rikanguka, Mwami, imbaraga y'umwuka wawe wera, amaraso yawe araduhagije twese hamwe. Aleluya. Mureke rero nshuti bene data, aho muherere ku migabane itandukanye y'isi, aho mwakurikiranye iki cyigisho muherereye hose, ni televiziyo ikora ku buryo bwa interinete ku muyoboro mugari. Iyi televiziyo Imana yemeye ko ifunguka, yemeye ko itangira mu ntambara ikomeye cyane. Nabwo nanabibabwiyeho, si ku bushake bwanjye, kuko nanjye ntago nzi ibyambagaho. Nagiye mpomba byinshi, inyungu zanjye bwite zo gushaka nk'ibyo abandi bari gushaka, ubutunzi bw'isi bikagenda binyura mu myanya y'intoki, ariko nkumva umutima umpata ngo gira icyo wakora, gira icyo wakora, dore ikinyoma kiri gutera imbere, nawe uteze ukuri imbere. Ugushaka kumve
kandi kumukize, kugira ngo yica n'itangire kuri interineti. Nanjye ntimubimbaze ukuntu byagenze, ni ubuhamya, sinabubaha kano ka mwanya, ahubwo Imana nibishaka tuzabuhana, nitanabishaka nabwo icy'ingenzi ni iki? Ni ugukizwa, icy'ingenzi ni ukwihana. Rwose yica n'igitangira, nanjye nabonye yatangiye ariko mu ntambara ikomeye cyane, kuko ku mbaraga zanjye n'akazi nari mfite n'ibyo nagombaga kuba ndi gukora ntabwo yari gutangira, n'ubumenyi buke nari mfite ntiyari gutangira, n'amafaranga make ntiyari gutangira, ariko nagiye kubona mbona igize ite? Iratangiye. Ariko binyuze umva ngo kumena amaraso ntayamenetse, ariko umubiri warahababariye, kandi Imana yirabizi. Nanjye niyo mpamvu nyisabye ngo Mana, ibihe wampaye byo kumenya umucyo, byo kumenya ukuri ntibizapfa ubusa, ahubwo Mwami Yesu Kristo, aba bose bateze amatwi ukuri bakemera ko tuyoborwa nako, tuzahurire mu bwami bwawe, niho tuzashima Imana duhana ubuhamya bw'iteka ryose turi kumwe nawe mu bwami bwawe. Ntago ntinda rero, iki cyigisho turagishoje, nubwo cyabaye kirekireho gatoya, ni iby'agaciro. Musenga Imana ihabwe icyubahiro, cyagombaga kuba kirekire kuko cyanyuze mu ntambara ikomeye kugira ngo gisoke, kugira ngo mbe ndi kuvuga ubu ngubu nubwo ntarashyiraho akadomo, kandi nubwo naba nashyizeho akadomo intambara zacyo zizakomeza. Satani iyo ukuri kugiye hanze arakurwanya, niyo kutarajya hanze agumya kukurwanya ngo kugumye gupfukiranwe. Niyo mpamvu aho ariho hose, buri ntambwe yose Satani yo ndabizi arayirwanya, intambwe yose yerekera ku cyiza arayirwanya. Niyo mpamvu nawe ushishoze, ube maso nyuma yo kumva iki cyigisho ndetse n'agaciro ugiye kugiha. Mureke rero dusenge dusoze iki cyigisho cyacu. Imana ihabwe icyubahiro kubera ko rwose yatubaye hafi. N'ubundi twatangiye dusenga, tugiye gusoza dusenga, kandi nta kundi tugomba kubigenza. Tugomba gupfukama, kandi gupfukama nawe byishe ntacyo bitwaye, ndetse ni n'iby'igiciro, kuko na Satani azapfukamira Imana, kandi ku bubi n'ineza, ku bubi n'ubw'ineza. Niyo mpamvu rero wowe uri iki udapfukamira umwami wacu? Wowe uri iki utashima Imana ukurikije rwa rugamba Yesu Kristo yanyuzemo? Reka nere gusubira inyuma ntatinda, ahubwo buri muntu wese aho ari, ibyo uri gukora byose, uburyo urimo ubwo ari bwo bwose, wubaha Imana. Dusenge, kandi Imana nizeye yuko igiye gukora umurimo ku bw'ijambo ryayo. Turagushimye Data wera wo mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nk'uko twasenze dutangira, ukaba waturinze, n'ubundi nongeye gusenga ngo soze iki cyigisho mu mbaraga yawe ikomeye cyane. Abacyumvise aka kamwanya, abazakurikiraho mu myaka igiye gukurikiraho bazacyumva, Yesu Kristo ubabe hafi kandi uzabaha umugisha. Reka rero umucyo wawe wemeye kujya hanze ukomeye nk'uyu nguyu, uhe imigisha abana bawe, umurikire imitima imbaraga yawe, maze twese hamwe tugendere mu kuri ushaka kandi guhesha ubugingo. Reka rero uduhe kubara neza iriya mibare, uturinde gushidikanya, uturinde kwirwanirira, kuko ari wowe wanesheje ukatubonera intsinzi. N'ubundi ni naho ngaho tugomba kubonera intsinzi. Shimwe uhabwe icyubahiro ku muntu uwo ari we wese ugiye gufata igihe cyo gusenga, yashaka agafata igihe cy'urwiherero akabanza agasengera ibi bintu, n'ibyo ari kubona n'ibyo atari kubona biri imbere, agasengera igihe cy'akaga kidusatiriye kurusha uko twigeze tubibamo, kugira ngo twese hamwe duhabwe imbaraga yo kuzahatambukana umucyo. Nta handi twabonera ubuhungiro atari muri wowe. N'ibiri kubera muri iyi si, reka duhishe ubugingo bwacu muri wowe. Naho imibiri abayibabaza bafite igihe, bafite n'akanya, kandi imigambi ya Satani y'umubi myinshi uzayiburizamo, kuko abana bawe uradukunda. Reka rero izina ryawe mu isi yose, ababishaka n'abatabishaka, rihabwe icyubahiro iteka n'iteka. Urakoze, amena.